muzaza muzakazana icyampa uwo muntu agatera intebe hahadingo mini kutesa shalobe fo kuko Imana igeze mu gihe cyo kuvuga igashyira no mu bikorwa nicyo gihe turimo ni ukuvuga igashyira no mu bikorwa noneho nk'iyo SMS iyo nyibonye uzagera ukayuka kugeza ubwo Imana ifata umwanzuro ikavuga ngo ndamujugunye ako kari agaciyemo ndetse n'abantu bayumva turi umunyu w'isi dangora bo ariko inyuma rwose ngo wari mwiza hariko abana bawo ngo bawugezemo babwiriza bati n'ubwiza bw'inyuma gusa umva Imana ikundindire pe n'ubwiza bw'inyuma gusa ariko uyu mudugudu ufite ikibazo ufite amazi asharira herega muri umunyu w'isi ariko mubaye muti yewe ndabyemera ndi umunyu w'isi Domini wi Shanima nyuma y'igihe kirekire urwaye uyu munyu harimo imbaraga zishobora kodibi fonima biterwa n'uzikoresha ahubwo ndahishuriwe kandi niwe dibi bipfa kuba bivuye mu kanwa k'Imana ivugiye muri jewe biraba biraba sangadebo ntago ari ngombwa ko uhora urwara umutwe w'igihe cyose ngo uzahorera kuri paracetamol ko zananiwe se ko zibibi ko waziriye bikanga wahinduriye mu ijambo ry'Imana. Imana ishimwe kandi hari umuntu uri kubwira hari umuntu numva mvuge abantu numvisha umwuka nyongoreye reka mvuge aba mama babuze ubu neshendo uburyohe ubuzima bwiza murugo mungo rarironge de sango de pofe ni malakota ni wiribi jusoma nshuti yanjye mu ijambo ry'Imana we debo abamatari naboregone fo Imana ibagarutseho hedobe foniwa desika hari ikindi kirere wowe hari yerekwa ritomoye dufite hari ikintu Imana yashize ku mitima turaje gukora kandi mu minsi yashize ndi mu bantu Imana yabwiye ko igiye guhagurutsa abakozi bashya ibi ureba nkora reka mbasuze kandi mbifurize amahoro y'Imana mbifurize umugisha w'Imana mwese mudukunda kandi mukurikira ibiganiro byose bica ku Musaraba TV kavuga ngo ineza y'Imana rero nibane namwe kandi umugisha w'Imana ubohomeho ndetse n'abanyu bose hafi na kure mu bice bitandukanye amajyaruguru amajyepfo iburasirazuba n'ibindi bwabyo ku migabane itandukanye mwese mwumva urimo ndi kuvuga cyangwa se bazasobanura wese yumve ko musuje kandi muhaye ikaze mu ijambo ry'Imana muhaye ikaze mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo kuri uyu munsi wa none ndi kumwe na mama bimenyetso umubyeyi wisobanukiwe uzi icyo yahamagariwe uzi wamaze kumenya misiyo ye ku isi niwe tugiye kuganira nawe muri kano kanya reka nkubwire ngo icara hamwe yego dufashwe mu izina rya Yesu. Imana ishimwe ikibazo cyo nuko turi bwunguka Imana ishimwe cyane aho neza ndashimira Imana ndagufuje mu izina rya Yesu nukuri nanjye ndakwikirije mu rya Yesu Kristo w'i Nazareti umwana w'Imana yego Imana ishimwe ndi umwana w'Imana ariko kandi murimo muranyita mama bimenyetso ariko ubundi nitwa uw'Imana Claudine n'ubundi ndi uw'Imana kuba naba n'ibimenyetso amina kuba naba n'ibimenyetso Imana ikoresha ntacyo bitwaye kwita mama bimenyetso narabyemeye rwose kuko Imana yaguhamagaye tuwe none ndaguhamagaye ariko impagurukije niko inzanye rwose narayamanitse imbere y'umuremyi wanjye Yesu Kristo narabyemeye narayamanitse numva kandi muri jewe ndi fiyeri yabyo nepo reka nkubwire ndi fiyeri yabyo mu yandi magambo nubwo wenda ya mashuri hari ukuntu byagenze yewe nejejwe nabyo shedango rebo tikube fonima ahubwo se mugire ngo hari icyari cyaba wiri bifonima rwose narabyemeye ubwo nicyo ndimo ndavuga mba ndi kubihamya no mu isi y'umwuka hashe nangala wadibo
tekozanima no mu ijuru barabyanditse genda mama bimenyetso ni kuzimu heavy before nimpabwa imbaraga zo kujyayo nzajyayo naho babimenye koda la eraga umwami wanjye yagiyeyo heavy win mifo icyahabaye kirazwi heri wodeba aho rero yasikudebo yasize hakinze hubwo hello banyumvire pfiriya ariko ni kudebo kuko ndi umwana w'Imana bidasubirwaho abantu rero bakumusaraba TV turabasuhuje hari abantu bibajije ngo umwana w'Imana bidasubirwaho yego Imana ishimwe kuko ndabyakiriye kandi ndabasuhuje bana b'Imana se kumusaraba bariyo abana b'Imana bariyo turabasuhuje ndabasuhuje mugubwe neza aho mukorera aho murara aho mwicaye muri ako kazi muri ubwo buzima ni mugubwe neza tubifurije umugisha w'Imana n'amahoro y'Imana Imana ishimwe tuguhaye ikaze kandi twishimiye ko tugiye kubana nawe muri kano kanya murakoze cyane n'ibyiciro kuri twebwe kandi Imana yabyemeye murakoze Shuti muvana muduteze amatwi rero ngune tugiye kubana muri kano kanya reka mbase kugira ngo mubaye natwe ariko kandi wowe utariyandikisha mu muryango w'Umusaraba TV kurisha nta kundi kura subscribe nyuma imenyetso rero uje twaganiye ikiganiro ayowe n'umwuka w'Imana tukoresha umwuka umunyu akoresha umunyu nk'uko Imana yayimutegetse uwo muteka hari abantu benshi rero babyibajijeho bamwe ntibabisobanukirwa tugiye kubisubiraho gato ariko kandi rero ko tubyinjiramo senga Imana reka dusenge uruwera Mana uruwera isi yose irakubaha nimo tarango mu ijuru bajya bikura amakamba yabo edobefu bakikubita hasi bakavuga ko wera ngo bakongera kurimangare gobefu ngo bakongera kuzamuka bagasanga urera nanone ngo bakongera kubararuka bazamuka bagasanga urera Mana uruwera widibi na hano ku Musaraba TV uruwera no mu Rwanda rwacu uruwera n'imahanga uruwera turagushimiye kandi twakiriye imbaraga mu ijambo ryawe dusenganya n'umuntu wese utwumva ngo abohorwe naryo kuko ari cyo wadusigiye inaha himbazwa kubyumvise amen turabona none ufite wamunyu nawe ugarushye misiyo iracyakomeje reka nkumaze kubaza kino kibazo ngo kubera iki umunyu impamvu buriya mu ijambo ry'Imana habitsemo ubuzima bwanjye bwose ndetse n'ubwawe bwose bubitsemo kuki nasomyemo umunyu kuki wasuzumye umunyu kandi harimo n'ibindi byinshi abantu banditse abamarayika banditse abantu bahumekewemo n'Imana banditse Bibiliya ko banditse umunyu muri Bibiliya ariko nepo ubu nabyirengagiza gute tubisome hubwo katubanza tubisome umuntu wumvise iyi nkuru y'ijambo ry'Imana ari ubwa mbere akaba byumvise aka kanya reka tubanze dusome Matayo ibice 5 umurongo wa 13 yewe nshakana na kwiherera hejuru abonye abantu benshi azamuka umusozi amaze kwicara abigishwa be abateraniriza hamwe 10 umurongo wa 3 haravuze ngo arababwira ngo hahirwa abakene mu mitima yabo kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo arakomeza nawe ugenda usoma nyine arakomeza aravuga ngo hahirwa abafite inzara n'inyota arakomeza hepfo ku 10 hahirwa abaranganijwe ubutumwa bwiza ageze ku murongo wa 11 arababwira ngo muzahirwa arakomeza nyine aracyababwira ayo mahirwe ariko 13 nashatse ahavugira ijambo rikomeye arababwira ngo muri umunyu w'isi mbese umunyu nukayuka uzaryoshwa n'iki ntacyo uba ukimaze keretse kuwujugunya hanze abantu bakawukandagira ahubwo tukiraha nguhaye kado nkifurije kutazajugunywa hanze ngo abantu bagukandagire reka nkubwire ntuzagere ukayuka kugeza ubwo Imana ifata umwanzuro ikavuga ngo ndamujugunye ako kari agaciyemo ndetse n'abantu babyumva turi umunyu w'isi dangora bo ariko
yewe ndumva iki desika ijuru ryakingutse kumbi burya nicyo bivuze ariko mana umunyu hayerebone manda siniwiribi erega Eliya yari umuntu umeze nkanjye ahanangwa inimifo Eliya yari yaravukiye amezi 9 ariko ni gute nta sharama ntakora icyo Imana yanzaniye. Haleluya uko biri kwase hari abantu bazandeba nabanyumva ibi bintu bagomba kubimenya. Kodene ngorasi heribi ntajwi ryigeze rivugana na Eliya ngo rimubwire ngo jya kwa Ahabu ugende umubwire ngo ntaho Bibiliya iryerekana nta muhanuzi ngo ugende umubwire ko uhagaritse imvura. Domene estafo niwe Elisa reka mugarukeho nta nangara widibi Herosi bamubwiye ikibazo gusa cyari muri uriya mudugudu bimara baramubwira ati uyu mudugudu kuwureba Elisa we inyuma ni mwiza iyo umubonye mu nzira agenda ugira ngo nta gahinda kuzuye mu mutima we. Uyu mudugudu inyuma rwose ngo wari mwiza hariko abana bawo ngo bawugezemo babwira Elisa bati n'ubwiza bw'inyuma gusa. Umva Imana ikundindire pe n'ubwiza bw'inyuma gusa ariko uyu mudugudu ufite ikibazo ufite amazi asharira. Halewedebo hari umuhanuzi wabonye uzongera usome ngo Elisa ahita abwira bana b'abahanuzi babimubwira bavuga ngo nimumpe imperezo nsha munzanire n'umunyu ubutaha nzagaruka nzanye n'inkono ahubwo nguye mu bantu bazikora reka mbihorere reka kubavuga. Nimibora bamwe bakora wa murimo wo kuzibumba ndashaka kuzayizana hano kuri kamera bamuha imperezo nshya bamuha n'umunyu sedo befone ndabigaruye rero umunyu rero harimo ubutsinzi mu munyu hediwi dibi fonema umunyu ushobora gushongesha icyangiro kiri ku muntu. Imana ishimwe ariko ndumva kugira neza kw'Imana ndumva akayaga k'ijuru umunyu ushobora gushongesha ibibyimba mu nda. Sinkubwiye ngo uzawunywe no ntuzawunywe helalala ngo uvuga ngo umuhanuzi ave utazambeshyera jewe ndakubwiye ngo muri izi mbaraga Helasi Yesu yavuze abigishwa be abihereranye amaze kubabwira ya magambo akageza ubwo babwira terega muri umunyu w'isi ariko mubaye muti jewe ndabyemera ndi umunyu w'isi. Domini wi shanima nyuma y'igihe kirekire urwaye uyu munyu harimo imbaraga zishobora kodibi fonima biterwa n'uzikoresha ahubwo ndahishuriwe kandi biterwa n'umuntu urimo urazikoresha si nguyu ntuvugwa mu ijambo ry'Imana. Renema Elisa ntabwo yaguhumanuje amazi abantu b'Imana bakongera kunywa byari byabayobeye. Kodiding lawodebo herema kucyangiro ni nonaha hezimora hori urahumanura dango kumanza hedibi ariko ma ntabwo ari wowe ariko asa ninde ukoresha ni muntu ki yarabisigiwe hedobene manda narabisigiwe jewe mama bimenyetso yarampamagaye ndumva irambwira ngo Korodina uri umunyu w'isi. Hari abantu babigizeho ikibazo muri komenti bakajya bandika ariko hari n'abandi beza byafashije baravuga bati wow tutuzana imanda wowe Imana igushyirira igisubizo mu ijambo ryayo kiri bugufi bwawe have ayo wajyanye mu bapfumu rekeraho kugira ngo ubone urubyaro rekeraho sinima dego ayo mafaranga watanze rekeraho. Imana ishimwe uranyumva turi kumwe ndashaka rero ngo abantu bazatwandikire no muri komenti turashaka ko abantu bazandika tubwire wowe ubitekerezaho iki ese ijambo ry'Imana ni ukuri yego ni ukuri buriya nepo nagira ngo nkubwire ngo nubwo nagucaho dirarara nkakubwira ngo ahira iki cyatsi wenda icyatsi runaka kiri impande yawe ukirye urakira siniwidibi bipfa kuba bivuye mu kanwa k'Imana ivugiye muri jewe biraba biraba sangadebo ntago ari ngombwa ko uhora urwara umutwe w'igihe cyose ngo uzahorera kuri parasitamo
ko zananiwe se, ko zibibi, ko waziriye bikanga, wahinduriye mu ijambo ry'Imana. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Kandi hari umuntu uri kubwira, hari umuntu numva Imana iri kubwira, kore were umunyu ubundi uraryoshye. Reka hano mpavuge, yego, umunyu uraryoshye. Imana yabwiye Abisirayeli, usomye igitabo cya Ezekiyeli ugasoma, Imana yarababwiye ngo nimumara gutunganya ibitambo muzabishyira abatambyi, nimamara kubibashyira babishyira ku gitambo babitera umunyu. Buriya mu buzima bwacu, ubushize narabivuze, nta muntu wagutekera ameza ngo ashyireho mayonezi bya bindi byanyu, ashyireho na bureba bya bindi sinanabizi, ngo aterekeho ashyireho n'amafiriti, ashyireho ngo narangiza kwima umunyu. Ndakurahiye kubwo gusonza, kubw'inzara ushobora gukoramo, ariko ntiwarya wumva uriye ibintu biryoshye. Umunyu rero uraryohesha. Reka mvuge abantu numvisha umwuka nyongoreye, reka mvuge aba bamama babuze ubu neshendo, uburyohe, ubuzima bwiza mu rugo, mu ngo. Rarironge de sango de pofe ni marakota heniwiribi. Jya usoma nshuti yanjye mu ijambo ry'Imana, harimo byose hano. Na neshango de bone waranga. Nigeze no gusoma mu itangiriro sangamo amagambo avuga ngo muzahaca biriya byatsi ngo mubirandure. Uzi ko n'ibyatsi byanditse muri Bibiliya? Hininimo tango waba urwaye ibibyimba, nkakubwira ngo hediwe sohoka, reba icyatsi kiri ruguru y'urugo, gifate ugisigeho urakira. Abantu b'iyi minsi nepo, reka nkubwire, batinze kwizera Imana. Ubundi by'Imana yatwandikiye byose, ubuzima tuzabamo bwose burimo hano. Niba aya magambo Yesu ari wavuze ngo muri umunyu w'isi, wowe urabikura urinde. Yes, ngomba ko abantu bose babyemera, ariko abantu babyemera bihorere, bareke batsindirwe nabyo, bareka banesherezwe nabyo. Nishabimora n'ubundi ntago twaje kubwiriza ubutumwa bwiza ngo abantu bose bihane, ariko bibaye na byiza bose bakwihana. Rerebonde etango, turi mu murimo. Nutumva uyu munsi, ejo Imana izazana undi abikubwire, ejo Imana ihagurutse undi abikubwire. Ariko narinje kubabwira ngo umunyu uromora, hanimo ku bikomere bisanzwe, hanyuma n'ibikomere byo mu mutima. Muri umunyu w'isi shimiriwe n'ibikomere byo mu mutima, hazangonemo hari ukuntu nyine bigenda, hari ahantu bikorera, hari isi bikoreramo. Heno befo ahangaha ni kuri kamera, ni ku mbuga nkoranyambaga, uragira ngo nkubwire gute? Ariko ndi umunyu w'isi. Reka wenda wowe ne kugushyiramo, jewe Korodine Uwimana, mama bimenyetso, ndi umunyu w'isi. Bibi fonima, hari inifo, hari ibyo nakiza nkorewemo na Yesu, hari imbaraga zica muri iri jambo ry'umunyu Imana yavuze. Terango debo fenima. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Yego. Yes, ubushize watubwiye umunyu ugenda ukomozaho. Yego ko abantu bizereye muri uriya munyu cyangwa bizereye muri uwo munyu, yego, bashaka kwakira igitangaza bagakira indwara. Reka tubaho ubuhamya, ntago turi buvugire amazina y'abantu hano kuri kamera, ariko abantu barabohotse. Buriya hatinda kwizera. Ubundi nakubwira ngo wizeye n'ivu ryo mu mbabura yawe, burya harimo umuti, burya harimo ikintu ijambo Imana yarivugaho. Ariko koko abantu batinze kwizera. Reka tubaho ubuhamya cyane cyane nko ku kintu cy'indwara y'abadayimoni. Hari abantu benshi bagiye baduhamagara tutari buvuge kubw'umutekano wabo, bakatubwira bati mukozi w'Imana nakubanye ku kiganiro cy'umunyu, niko cyiswe. Iki ni ikiganiro cy'umunyu. Umunyu shimale wa debo, twakubanye none wamfasha, ndarampebeba, wamfasha abana banjye badistango, iyo bwije turaturwanira ku rugi basohoka bashaka kwigendera. Ni imyuka y'abadayimoni. Deni wiribo shenima. Niba umuntu akubwira ngo amaze gatatu arara mu nzu kuva ukimusengera, ariko ubwo ntago bikora. Birakora nubwo abantu batabyemera, birakora, ariko kandi hari n'ababyemera.
erega imbaraga z'Imana ntabwo zemerwa na bose ariko birako none kuki waribi nifo umuntu akakubwira ati nkora ntakenya amenyo birancika iyo ndi mu bantu nisanga ndimo ndayahekenya kandi bya bindi byo guhekenya cyane amenyo hari ukuntu umuntu agucaho ahekenya amenyo ukumva araturagurika nk'ibigori akakubwira ati ibi biranyobera naba ndi kugenda kwikiyiko numva byitangije mbese mu musaya we harajemo imashini ikora none akaba la buri gitondo akaba aguhawudi ati mwana w'Imana ndumva bigenda byoroha ariko mana reka nshimire Imana rero harimo imbaraga mu ijambo Imana ivuga ntabwo nkubwiye ngo ufate uwo munyu wawe uteka uwukoreshe uko utabitegetswe n'umwuka ngewe mfite uko Imana yambwiye yego birakora rwose yego Imana ishimwe birakora kuko reka ngufashe hari abantu benshi bagiye bumviza imbaraga zo gukoresha umunyu zo gukoresha amavuta ubwo sinkuvugiye ahantu koko bakavuga bati bagikuzimu no mu ijuru biriyo haleluya ariko kuki ubundi abantu bahita babona ikuzimu abantu bagikuzimu uzarebe ziriya mbaraga basiga abantu amavuta babatera umunyu babahanaguza ibitambaro bagikuzimu uri mu kirere giciriritse wowe uri murerekerwa hasi mu kirere cyo hasi hadini orange hari ikindi kirere hedome fonima dusoma mu ijambo ry'Imana tugahita tubona ko umunyu nawe wabikora rabi erega ndumva ndi gufashwa mana we debo abamotari naboregone fo Imana ibagarutseho hedobe foniwa desika hari ikindi kirere wowe uri hasi ntaguzi imbaraga ziba mu ijambo ry'Imana hedimonde kuko impamvu icyo ubonye cyose se ni kuzimu Imana se ntabyo yakora Imana kuba yemera n'abayikunda ntabyo yakora ndanezerewe mu mutima wanjye kuba ngarutse hano ku Musaraba TV nje kuvuga kuri izi mbaraga uretse n'uyu munyu ubusa mu minsi iri imbere muzi data Gatonda umwami wanjye data wa twese agiye kuntumiki ko mpari hediwidibi ndahari hari n'ifonima hari n'imisi iri inyuma hari ibindi agiye kuntuma rero nshuti yanjye have wirebera mu kirere cyo hasi winyenyeretsa hari iyerekwa ritomoye dufite hari ikintu Imana yashyize ku mitima turaje gukora kandi mu minsi yashize ndi mu bantu Imana yabwiye ko igiye guhagurutsa abakozi bashya ibi ureba nkora hari abantu benshi bagiye kubyiyitirira yajya byiyitirira ubona arimo arakora ibintu bisa n'ibintu by'abasazi bidashinga ntibizafata igikundira Imana yasize cyo kubikoresha wowe buretse kubyiyitirira oya no gendera mu muhamagaro wawe ndeka nkubwire ninjye mama bimenyetso shima Imana we ntabwo hari ninjye mama bimenyetso ninjye yahamagaye wowe nawe nshuti yanjye ntabwo bizafata Imana ishimwe kuko impamvu uvuze ibyo nabonye abantu hari umuntu nabonye yatangiye kujya yiyambika ibintu ukuntu ariko ndebye akajisho ubwo ni mu mwuka mbavuga ndebye ngiye mu kirere nsanga ntibifata nagira ngo mvuge ngo ese koko Imana iraguhamagaye niba iguhamagaye kora ikikuzaniye Imana ishimwe no kuri TikTok abantu benshi bankurikirana basacingaho narisobanukiwe ngewe narisobanukiwe namenye icyo Imana yanzaniye kuba ndi mama w'abana 5 narisobanukiwe ndabizi ndi umugore wo muri uru rugo herosi narisobanukiwe nzi icyo Imana yanzaniye kandi niteguye gukora umugambi w'icyo yanzaniye inaha Imana ishimwe cyane twari turi gusubiza ku bantu babyibeje bavuga ko ushobora kuba uri gukoresha izindi mbaraga ariko kandi turasubijwe ariko se nakubaza kandi kwazo mu yandi magambo ariko reka ngufashe rwose mu yandi magambo kugira ngo abantu boroherwe rwose n'izindi mbaraga n'izindi mbaraga ntabwo ari abantu bose barimo ubundi kuki ubitsinda kuki tuvuze ngo izindi mbaraga dushatse kuvuga bavugaga imbaraga zikuze oya n'izindi mbaraga z'umwuka wera Pawulo yavuze ijambo yaravuze ngo birakwiriye ko twegera imbere ubwo ni muri Kristo yavugaga ngo tukegera imbere kurushaho ngo kuko muri Kristo uko bukeye nuko bwije tugenda tujya mu bwiza
tuva mu bwiza tujya ariko mana aha abantu baragira ngo tugume mu bwiza kera ntaramenya n'indirimbo nimwe yo mu gitabo none se sinkura he bibi harasinimo ntabwo ndigwingira ndakura mu mwuka sani we robe nubwo wabona ntiyunguraho n'intambwe nimwe buzamuka ariko mu mwuka ndakura n'izindi mbaraga z'umwuka wera ntabwo ibi bikorwa n'abantu bose n'izindi mbaraga za mwuka kuko azadushoboza gukora n'ibyo Yesu atakoze niko ijambo ry'Imana rivuga Imana ishimwe yego reka subire inyuma gatoya yes wazanye umunyu uvuga iby'Imana yakubwiye ko kandi tukuzi ku izina mama bimenyetso ubutumwa bwawe bwose bwubakiye ku bimenyetso yego nta munsi uza ugahana ugendeye ku bimenyetso hari umukozi w'Imana uvuga ngo uwiteka warashyize nemera gushukika yego wajya gato ak'umuntu kakaba ati ibintu ndimo ndi si ubusa ni ukuri urakoze hari ubwo njya nko ku kiganiro ngahita nkubitana na SMS kandi rega duhanganye n'ubwami bukomeye duhanganye n'imbaraga zikomeye Pawulo wandikiye Abefeso yaravuze ngo nuko mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi ntubona ko mbivuga nseka hari umuntu nkubitana nawe yanditse SMS akabasanga yanditse reka mvuga kuri umwe ntabwo muvuga wese ariko yaranditse aravuga ngo yewe nakataraza muzakazana icyampa uwo muntu agatera intebe hahadimbo namini kutesi mana we icyampa uyu muntu agatera intebe kuko koko hari gende bagasanga hari akantu kataraza kandi ko mu Mana m'imbere ni shalobe fo kuko Imana igeze mu gihe cyo kuvuga igashyira no mu bikorwa nicyo gihe turimo ni ukuvuga igashyira no mu bikorwa noneho nk'iyo SMS iyo nyibonye hari ukuntu n'umutware wanjye hasacinga ikiganiro avuga cya kiganiro wakoze n'ubundi akakireba noneho agahita akubitana n'iyo SMS aho ndi ngewe sinshogora mpita mvuga nti Uwiteka si wowe nanjye mba mbaye nka Ezekiyeli si wowe bimbwiye sinjya nshogora ngo nuko naba nkoze ibisa n'ibi kuri kamera nakubwiye ngo ndi fiyeri yabyo nejejwe nabyo niki cyo gusubiza imbaraga mu rugendo rw'ibimenyetso kuko umwami Imana izantabara nicyo gituma ntamwara ubu ndiringiye cyane ko nubwo byaba ingaruka ikintu cyose cyabaho kubw'ijambo ry'Imana umwami Imana yantabara yego waje ukoresha umunyu nk'ikimenyetso Imana yari yaguhaye urawusobanura haleluya uyu munsi iby'Imana yakubwiraga birava kuko iyo byose Imana iguha ubutumwa ikubwira n'umusaruro ushobora kuva muri ubutumwa hari icyerekezo hari ahandi hantu wowe ureba twe tutareba yego ese kugeza uyu munsi mpamvu tuje no gusubira muri cya kiganiro yego misiyo y'Imana yari yaguhaye kuri uriya munsi uyu munsi ubona yaragezweho yego ndashimira Imana ndi kuri iyi kamera ndashimira Imana ndetse n'abanyarwanda n'abantu banyumva hirya no hino ko ijambo ry'Imana ririmo rirakora ibikomeye kurenza uko nabitekereza hari abantu babiri bahoraga umwe ni umukobwa undi ni umusore bambwiye ku kintu kigendanye no kwikinisha ubwo urumva mba mbavuze ariko ni ubuhamya bwo gushima Imana yego niba hari umuntu ukiva ngo narakubonye ukoresha umunyu none ndikinisha kugeza ku rwego shobora no guhaguruka ku biryo ku meza uwo mwuka uwo mudayimoni anyinjiyemo nkabanza nkajya kwikinisha uyu munsi wa none kuva musengera akaba atarongera ariko muratuma agenda biniwe do ferefo muratuma hasini kubefo akaba atarongera birakora izi mbaraga zirakora uwo ni umwe simiwe do befonima barahari reka ndeka kubavuga ndabona umusaruro umusaruro urahari mu kubohoka umusaruro urahari mu gukira indwara nabonye umusaruro hari abantu Imana irimo igenda ikorera ibikomeye hari abantu bari baratakaje ibyiringiro rero ndabona umusaruro niyo akuraje mfite yego
uzanye umunyu uravuze uti muri umunyu w'isi usobanuye uyu munsi hari umuntu ukurikiye kino kiganiro mama bimenyetso akaza ati ntise nizera muri cya kiganiro mu mpereza umunyu nkurye mu mbaraga umuntu arakira awurye ashaka kwita avuga ati muwumpereze nkurye cyangwa ushyireho amazi nabisobanuye ariko hasi mu kiganiro yewe sinkubwiye ngo uwurye wagendeye ku mukurya oya none ntunawurye ni bibi ninde se ukubwiye ngo uwurye ati njyawe ndizeye ni irihe jwi ribikubwiye yizere muri have rero buretse nabivuze ubikorewe n'uwabisigiwe uwo muntu ubona wabisigiwe ntabwo akubwira ngo uwurye hari izindi mbaraga bikoreramo yenda yanawushyira hasi ukawukandagira imbaraga zigafata ariko mubaye muti Yesu ashimwe yenda yawuguha no mu kiganza ukawufata ukagenda ugacuruza ukunguka ariko Imana we niko bikora ninde se ukubwiye kuwurya ubwo utari hano hafi ya byamufasha gute birakora inshuti yanjye birakora kuko buriya imbaraga z'Imana Yesu yabwiye abigishwa be mu byakozwe n'intumwa gihe bari mu cyumba cyo hejuru ngo bumvise umuriri umanuka uvuye mu ijuru zirya mbaraga zagabagabanyije indimi abatuye icyo gihugu ngo bakumva bavuga indimi z'iwabo za kavukire n'uyu munsi zirakora kwerekeza ikiganza cyanjye hariya hari icyo mba nkoze kucyerekeza kuri telefone hari icyo ijuru riba rikoze si ngombwa ko ndi kumwe nanjye byari byiza ko turi kumwe yewe nunagira umugisha ahubwo uzambone tube kumwe wenda nk'ufite uwo munyu cyangwa Imana ibimbwireho uzaba ugize umugisha ku buryo budasanzwe ikubwira yehehe Mana we ikwemereye ni igitangaza gikomeye shaka kukubwira umunyu cyangwa ikakubwira ibindi ikakubwira amaso hanyuma impamvu tuvuga ko umunyu gusa ntabwo ari cyo kimenyetso kiba muri Bibiliya cyonyine kandi ikindi yewe ntanka nje guca amabere sinanabikora kuko ntabwo nduse Mose Imana iyambutsa Abisirayeli inyanja wigeze ubona hari ibuye yamanuye mu ijuru ngo iture muri iriya nyanja nta buri kamwe yambutsa Abisirayeli inyanja wigeze ubona yohereza abamarayika ngo babwire ati nimugende mujye hejuru abe aruzirukana ntabwo se yakoresheje inkoni igiti murahari koko igiti Mose yari yitwaje Yesu Kristo mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ahumura yampumye Bibiliya ivuga iki ntabwo yaciriye hasi agatoba kondo reka mbihorere ariko nuko byubatse agatoba kondo none se mu buzima busanzwe ibyondo birahumura cyangwa biratokoza ariko Mana ibyondo biratokoza ariko Yesu kuko imbaraga ze zigira ibimenyetso nge n'ibimenyetso mba ndiho uyu ni umunyu nteka nk'uko nawe uwuteka ariko kandi mbisanisha n'icyo Imana yavuze muri byo hakavamo igisubizo cy'umuntu Imana ishimwe ngese ndakubwira ngo urye umunyu kandi umunyu n'ubundi atari mwiza mwinshi mu mubiri oya ufite ubundi yego Imana ishimwe cyane ndumva kandi mbashimiye ndabashimiye umusozo rwose yego dusatura umusozo ariko hari umuntu uduteze amatwi muri kano kanya Yesu Kristo cyane cyane ko kiriya kiganiro nagiye mbona n'abantu benshi cyane bagiye bahembuka bati rwose ndafashijwe amen n'uwo muntu wasubije kwa kundi hari undi wese umugusubiza yego mushatse mwakagupinga ibintu birakora ni ukuri bishatse kuvuga ko hari ibimenyetso birenze kimwe yuko Imana yakorera mu kintu bitewe n'ikitegetse yego n'ukuri wayo kandi kigakora icyambere ni ukwizera urugendo rwawe uhagurukiyemo rw'ibimenyetso mama bimenyetso yego ubushize waravuze ngo Imana ntizakumbure Aburahamu mpari si byose ndimo ntizakumbure Mose yego rwose nibyo ndimo kuko ubu ndeba aha ntabwo ngisenga Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo yo yonyine gusa mpitangiraho n'akange gakeregeshwa kari Imana yanjye kubera ko hedinemo iyo uhora ubona Imana y'abandi uhora uyita iy'abandi ariko Imana yawe nawe yishyira imbere rero Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo ndayemera rwose ni Imana y'abatubanjirije ni nayo Mana yanjye rero ndashaka gukorana umwete Imana ntizahava ikumbura Aburahamu Korodina ngituye mu Rwanda tindangana wide bonefo Imana ntizahava ikumbura Mose shirawinemo
mu minsi iri imbere ndabiramburaho inkoni bicike mu reka mbyihorere none se niba Mose ariko mana njyewe ndazamutse umuntu uhirwa n'uzamukana nanjye mu mwuka niba Mose yararambuye inkoni ku nyanja igacikamo kabiri ariko namwe mujye mwibaza inyanja ese wambwaye ndi kwibaza kubera kibira bimenyetso biratangaza bya kera umunsi tutari kubibona ko byakoraga kandi hari abantu bavuga ngo turakorera Imana urandwanya uhereye he k'inkoni yatandukanije inyanja mwene forasineko dabinimo k'inkoni yatandukanije inyanja uravuga ko umunyu wanditse mu ijambo ry'Imana utakora gashya utakwirukana abadayimoni utahumanura abarozi utazingura abazinzi utasimora ko wahumanuye umudugudu w'Imana abantu bakanywa amazi abantu bakongera bakabona utuzi two kunywa inyota igashira ni gute uyu munyu hatazamo imbaraga zituma wabyara Imana ishimwe none ko abantu bitiriwe izina ry'Imana batari kudukora bira bitangaza Yesu yakoraga cyangwa se abaturage bakoraga kandi Imana idahinduka abantu hari kubura iki ize mbaraga muri kora kugira ngo mukore ibyo bintu mufate umwaka abantu bongere bakire abantu bongere bazuke nyine impamvu abantu barashaka ibyoroshye nepo ibintu byoroshye bitabagora kuko umwami Imana izantabara byoroshye se bigutabaye biciye abantu barashaka ibintu bibigendanye inzira imwe binyororotse ntabwo bari kwinjira mu ijambo ry'Imana erega kandi nkwibutse ko burya kugira ngo Imana ikwihishurire haba hari urugendo mwagendanye nayo ntabwo ari ibintu bipfa kuza ngo ikubyutse ngo byuka none se abantu banzi bambonye ku mbuga nkoranyambaga kangahe ariko ndaje kandi nje Rabi nje gukora mu bana b'Imana nje gukora aba bitwa abakozi b'Imana arashaka ibintu byoroshye arashaka uburyo akubwira ngo Imana iri aho hafi yawe kandi ntayo reka rero nzana ibimenyetso by'Imana Imana ishimwe tuvuge ngo Imana izagushoboza kandi Imana ikomeze kugushyikira mu rugendo rutoroshye Imana ishimwe yego ariko kandi ko izagushoboza izabana nanjye izakubashisha yego natwe twaye kugira ngo tugushyikire haleluya wifuza gushyikira Claudine rwose muri murimo atangiye wivuga butumwa ry'ibimenyetso nawe n'umugisha mushyikira amavuta abajyana na Yesu gutabara abandi bazagabana umugisha w'Imana nditeguye abantu tuzagabana umugisha w'Imana abo bantu rero abo bantu bo turabararitse mu izina rya Yesu Kristo imirimo yo gukora irahari nyinshi Claudine twenye ku musozo w'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi abantu basobanukiwe udasobanukiwe twandikira muri comment cyangwa se aguhamagare kandi impano zose zikoreshe mu izina rya Yesu kandi unabwira abantu ngo Imana ishimwe byawumvira umwuka urukundo nicyo nkunda kubwira abantu kandi nkabamvuze byinshi yego tugukine turakubona ku iyo nimero ni 078 ku bantu bashaka ko twavugana hanyuma kandi mbabwire ngo ushobora kumpamagara rimwe ntibikunde na kabiri ntibyemere bitewe n'impamvu z'abantu bari ku murongo ariko niba ufite umwete wo kumva wakora ku ncunda henosifo za Yesu mpamagara kuri 0780086 kabiri inshuro 3 ibaruye kuw'Imana Claudine tumva ko kantu mvuze kavuze ngo za Yesu hari umuntu ushobora kuvuga ati yigize Yesu n'umwana we ibyo data akora nibyo nanjye nkora yasigiye ubutware ko mubaye muto yego naringa kosoye ni 0780086 kabiri inshuro 3 ibaruye kuw'Imana Claudine iri kuri WhatsApp hanyuma wanyarukira no kuri channel yanjye nshyiraho ibiganiro yitwa Senga Bizemera 3 tukajya tubana kuri TikTok akwandika narisobanukiwe tukabana rwose muhabwa umugisha amen katubwire abantu rero mwakoze cyane kumva ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo mwakoze cyane reka mbabwire ngo nimba umva ufashijwe umva hari icyo bikunguye ihangane ubisangize n'abandi kugira ngo bose bamenye yego Imana ishimwe cyane Imana ishimwe ubutumwa bw'amamare bugere hose kandi nibamenye ukuri niko kuzaba haleluya turi kumwe na Claudine
turasozaje ko tuzasubira ntabwo twari dusubikiye ahangaha umwami imana nta gihe cyongera kumwishurira tuzaba turi kwe kizabageraho reka tusoze gutya rero asenga imana tuba abasabira umugisha no kubohoka mu izina rya Yesu. Imirimo yawe mana rwose irahebuje, imirimo yawe mana rwose irahebuje, nicyo kidutera mana guhora tukuririmba tuvuga ibitangazayo n'imirimo wakoze. Mu ijambo ryawe abantu barabohoka mana, mu ijambo ryawe abantu babona ubuzima, mu ijambo ryawe denora ngebonefo, mu ijambo ryawe habiwiribinifo harimo icyizere cy'ejo hazaza. Reka dusengere umuntu wese utwumvise muri iri jambo ryawe. Haleluya, haleluya. Muri iri jambo ryawe abonamo ubutsinzi bw'ikibazo yari afite. Herana iki kizamini cy'akazi agitsinde. Sibi ponewa haracyari mu igeragezwa ariko umuhagarareho. Ijambo ryawe rimuheshe ubuzima. Hedini dimora siwi umukureho kubunza imitima. Ndagushimiye ko ugiye kubana n'umuntu wese wumvise ijambo ryawe, kandi ibimenyetso n'ibitangaza bikaba bigiye kuriherekeza mu izina rya Yesu Kristo. Amena, amena, amena. Haleluya. Imana ishimwe. Amen. Amen.